Shalom, turabashuje inshuti zacu, inshuti z'Imana ndetse inshuti z'abakunzi ba channel mpuzamahanga Lecho TV Show. Ngewe uri muri kamera za Lecho TV Show, amazina ni Emmanuel. Ushatse agashambagizo waca mu gikari nkaba nakakubwira. Nkaba nkomeje kubashimira ndetse mbashimira ubwitange, urukundo, umurava mukorana gukurikirana ibiganiro byinshi kandi byiza bica kuri no channel mpuzamahanga. Nkaba mbashishikariza gukomeza gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro bizajya bicaho ko bukeye nuko bwije mujye mubikurikirana vuba kandi vuba. Ndabashimira. Eno channel ni channel yaje guhindura imitima y'abatuye isi, idatoranyije uhereye ku bana, inkumi, abasore, abapapa n'abamama, abakecuru n'abasaza, abakomeye n'aboroheje. Ndagusaba ngo ujye uyikurikirana kuko yaje guhindura imitima ya benshi, kuko irimo gutegura imbere ha benshi heza. Lecho TV Show, yikunde nyikunda yikunde, big up. Ni Emmanuel kandi ugarutse muri kamera za Lecho TV Show. Nkaba ngarutse kugira ngo tuganire. Ikiganiro nateguye uyu munsi kikaba ari ikiganiro gifite ikibazo cyaba kivuga ngo ese ni kubera iki urukundo rwakonje. Abantu benshi tuje tuganira mu masosiyete amwe namwe, ugasanga abantu benshi baribaza no kubera iki urukundo rwakonje. Ese biratujyana he? Ese biratwungura iki? Ese bizahereza hehe? Ugasanga nkatwe ducishaho ibiganiro bya Lecho TV Show twumvishe nk'ayo magambo, kuko twe dufite urukundo kugira ngo murabibona rw'ibiganiro ducishaho byiza kandi byubaka. Tukavuga ntago twakiererana nk'ibyo biganiro tutabizanye kuri TV kugira ngo tubashe kugira ngo bifatirwe umwanzuro ndetse hagire n'igikorwa kugira ngo urwo rukundo rugaruke. Kuko tubona ko mu rukundo iyo rwamaze gukonja hari byinshi byononeka, nta mahoro aba gihari. Nubwo wenda batuye isi bamwe bashobora kubona ko hari amahoro, ariko hari imitima y'abantu benshi ibirimo kugenda igira ububabare, amafamiye asenyuka, ndetse ugasanga ni ikibazo gikomeye kandi muri society. Tukaba tugenda duhura n'abantu benshi bivovota bavuga urukundo ko rukonje, isi iri kudutwara hehe, ese bizagenda bite, ese bizahereza hehe. Natwe tukavuga tuti reka tubizane tubiganireho, tubishakire umwanzuro, tubishakire umuti, dutegereza na comment zanyu kugira ngo ariho tuzajya duca kugira ngo tubategurire ibisubizo byiza. Ndakomeza mbaganiriza rero mbabwira yuko hari abavuga yuko hari ingo ziri gusenyuka, ndetse urukundo rugakonja mu bapapa n'abamama, urukundo rugakonja mu babyeyi n'abana babo, urukundo rugakonja mu bihugu bitandukanye, urukundo rugakonja mu bantu abari bo bose, ugasanga ntabwo bigenda neza. So ngiye nkaba navuga ngo twabishakira umuti dute, twafata uwuhe mwanzuro, twakubaka imitima y'abantu gute kugira ngo urukundo rube rwagarukaho, abantu bashobore kuba bakongera gufashanya, kubana mu mahoro, kugirana ubusabane nk'ubwariho kera. Ese inshuti mukurikirana ibiganiro ndetse mukurikirana iki kiganiro, iki kiganiro tuzanye cyaba ari cyo ese urukundo rwarakonje, ese rurahari turabeshya? Nagira ngo tuganire munkurikirana, nzahasanga muri comment uburyo muzamwakomentinze dushobore kuzuzanya. Nge mbona urukundo n'ubundi rwarakonje nk'uko tubisanga muri bamwe babiganira ndetse abandi bibababaza cyane. Urukundo rwarakonje pe. Urukundo rwariho kera ntago ari rwo dusangaho. Ubu umuntu aragukunda afite icyo agushakaho,
ataba afite icyo agushakaho ntagukunde pe, cyangwa akagukunda rwa rukundo bita urumamo, akubeshya, aguca inyuma, agira ngo abe yarya ibyawe, kandi ugasanga urwo rukundo ni urukundo rubi. Kuko uwo nguwo urimo kubeshya uryarya, iyo aje kubimenya ko urukundo umukunda ari urumamo, ibi usanga byononetse, ugasanga muranganye, ugasanga mushobora no kwicana, ugasanga mushobora gusererezanya, ugasanga umuriro uratse. Ibyo rero tukareba tugasanga bidakwiye kuba byabaho mu rubyiruko, mu bantu basanzwe. Tugasanga tugize icyo dukora kugira ngo urukundo rugaruke, wenda nk'urukundo rwariho kera, mwabonaga ukuntu abantu basabanaga, abantu barazindukiranaga, abantu barafashanyaga, kandi icyo gihe nta n'ubushobozi bwabaga buriho nk'uburiho ubu ngubu. Niyo mpamvu umuntu yibaza, ni ukubera iki urukundo rukonja? Ni ukubera iki umuntu yagucaho atwaye imodoka akaba atagushyira mu modoka ngo abe yakudepana? Ese ni ukubera iki umubyeyi yanga umwana we yibyariye kera bitarabagaho? Ese ni ukubera iki umugabo yanga umugore we yishakiye, ugasanga urugo rurinze runasenyuka kandi barashakanye bakundanye? Ibintu bitabanjeho, bitabagaho kera, nubwo byabagaho wasangaga ari 1%, ariko ubu byabaye 80-90%. Urukundo turukorera iki kuba twarugarura, kuba twaruhagarika rukaba insonga? Kuko urukundo rwakonje ntaho twaba tujya, nta isi yari dutwara, umva ibintu byawe bimaze kwangirika. Urukundo iyo rukonje usanga impfu ziyongera, kuko ndabizi kandi ndanabihamya, ukunda umuntu ntabwo wamukora kabi, ukunda umuntu ntiwamwica, ukunda umuntu ntiwamwiba, ukunda umuntu ntiwamwifuriza ikibi. Niyo mpamvu rero tuganira kugira ngo dushigashyire urukundo, tube twagarura urukundo rwabanjeho, ndetse binashobotse tunarurenzeho. Twange runo rukundo tubona rurimo kujya imbere rwo kubeshyanya, rw'uburyarya, umuntu kuba yagukunda afite target, afite icyo agushakaho. Urukundo ruje rukonja, abantu urasanga bihishanyamo, umuntu akihishamo mugenzi we, akaba yaca inyuma, akaba yamukora ikintu kibi kandi amwereka akamukunda. Akaba ari ibintu bigaragara ko ari ibintu bibi, tugomba kubiganiraho, tugomba kugirana inama, tukungurana ibitekerezo, nkatwe abakurikirana ibiganiro bica kuri Reco TV Show. Ni TV yaje guhindura imitima ya benshi kubw'ibiganiro byiza ducishaho. Ni nayo mpamvu twazanye kino kiganiro, kugira ngo tukinjiremo neza, nubwo wenda kitanarangira, twagira part 1, tukazagaruka part 2 cyangwa na part 3. Tukaba tugira ngo turebe icyagarura urukundo. Nkanjye iyo ndebye mbona ikintu cyagarura urukundo ari ugushyira hamwe, gushyira hamwe, kumvikana, gufashanya. Ibyo bintu bitatu: gushyira hamwe, kumvikana, ndetse gufashanya. Iyo abantu bashyize hamwe, bagashyira hamwe, uretse ko hari n'abashyira hamwe muri ino minsi, ariko bagashyira hamwe nyuma y'igihe runaka, igihe gitoya, ukabona kwa gushyira hamwe guhise gupfa, ibintu biranze, abantu batangiye bya bikorwa bashyize hamwe, bashatse gukorana, habayemo umwiryane, habayemo akavuyo, ugasanga binjiye kuri za polisi, mu buyobozi kuregana, ugasanga gushyira hamwe biranze. Se twashyira hamwe dute? Twashyira hamwe dute kugira ngo imitima y'abantu abo bashatse kwishyira hamwe babe bakora iki? Babyumva kimwe, urukundo rugaragarire buri wese, twese tubone ko bari abantu bashyize hamwe kandi bafashanya. Habaho se gusenga cyane, gushishikariza abantu se gusenga. Ese twakora iki? Muzajya muca muri comment mugire ibyo muvuga. Gufashanya, tugarutse ku cyo gufashanya,
abantu ntibagifashanya, buri muntu arirebaho. Ese twakora iki kugira ngo abantu bafashanye? Abo tubona twavuga ko bagerageza kuba bafatanya nabo tuvuga ko basenga, ariko ntabwo twagendera kuri icyo cy'abantu basenga, kuko twese ku isi turi umuntu umwe, ari abasenga ari abadasenga, tugomba gufashanya. Ese abantu bafashanya gute? Umuntu akaba yafasha mugenzi we, umuntu akaba yabona umuntu ari umukene akaba yamwita, akaba yamufasha atagendeye ku marangamutima. Umuntu yabona umuntu arwaye akaba yamufasha. Ibyo tugiye tubona mu mavuriro, uragenda urwaye ntugire kwitabwaho, wagenda umeze nabi ntihagire abakwakira n'umutima ukunze, ukabona koko urukundo rwarakonje. Dukora icyo aho ngaho, gufashanya kugira ngo urukundo rwongere rugaruke. Gushyira hamwe dushyira hamwe dute? Ese ab'isi bashyira hamwe gute kugira ngo urukundo rubashe kunoga? Urukundo rutari urumamo, urukundo rufasha buri wese, urukundo rudatoranya, urukundo rutaryarya, urukundo mbega rutishakira ibyarwo, rutari uburyarya. Tuzakomeza tuganire, inahita nka part 1 kugira ngo tuzagaruke muri part 2 tureba uburyo tugomba gukora ibyo bintu kugira ngo urukundo rwongere rushigashyirwe, ruboneke mu batuye isi, kugira ngo tubashe gusenyera umugozi umwe tubyumva kimwe. Ciao ciao, kora subscribe, like and share kugira ngo n'ibindi biganiro ubasha kubikurikirana. Ciao ciao.